Forbidden Stories. Forbidden Stories ni ibinyamakuru biri hafi 20 sindire myari 12 cyangwa 18 ibintu nk'ibyo birimo n'abanyamakuru barenze 50 ariko umwe wese ku giti cye ariko bakareba ikibahuza mugahura ugasanga umwana w'umusore nka Byansi Beka tamuzi naiza cyane umwana ubwira uti wowe bitekijyana akaba kuzi neza nawe umuzi neza usi n'ibindi byinshi agahura n'umugabo we n'umugisaza cy'igikecuru gikora nko muri Romote cyangwa n'ahandi ariko mugahuza mugakora icyo bita you associate yourselves murahurira hano mugashaka ikintu mugakora ikintu kimwe either mubihuje umwe afite ubuzima bwe ubwe gatozi n'undi kandi ari umwemerere ariko mukareba ikibahuza mwaba mubeshya bwaba ari ubusambo abantu bahurira ku busambo rwose abantu bagahurira ku bwicanyi abandi bagahurira ku busambanyi abandi bagahurira ku bugoryi ibigoryi birasa hamwe bajya birata ngo ngoriya ngo wigize ngo yize amategeko ngo yitwa Evode ariko Evode uramuziza iki Evode ndabizi hari amanyanga yagiye agera aranayazira after all Evode yabaye i Burayi rwose akajya avuga ibyo yize koko akabishyira no mu bikorwa rimwe yigeze no kunsetsa n'uwitwa uyu wiyamamaje kuba perezida byanaciyemo ateretse kandidatire witwa Habineza rimwe aramubwira atari ko Habineza was there bicana mu nyamakuru atari ko nkubwire Frank Habineza Frank Habineza ndati waje hano kuza hano muri iki kiganiro utariza amategeko ni nko kwiyahura mujya ni documentation murabisangamo Habineza nk'usuhereweho gatoya ndavuga ni Habineza ubutaha nujyayo ujye ujyana na Maronga agufashe agutabare kuko jya nari guhita mbwira Evode nari kumbwira ariko Evode wowe kuba wariza amategeko hano nawe ni nko kwiyahura kunsubiza gutyo kuko nigiye ushyiraho ayo mategeko yes uko hari laws made in court amategeko abangabo hari nibyo bita precedents hari laws made in parliament nacyo kintu abantu batajya bamenya neza bamwe muri abangaba bose twavuze igihugu ugendeye kuri principe uri mwana yitwa Jonathan ugenze ati va muri principe ijya muri pratique kanaka ugiye kwiyamamaza kuba perezida nka Kagame Paul reka ngo urugero rw'aba bakandida batatu abari go ndagirizaho ayo mato urutonde rwa sose rw'agateganyo rw'agateganyo bakandida batatu mu Rwanda niyo rivugira ko nibyo bihe turimo turi muri electoral period turi no muri remembering the genocide commemoration iyo ndebye ku matora nkaya ngaya y'aba batatu kuri urutonde wasohoza ubundi reka nshaka telefone ya Mbanda mubaze ubaze ufashe nka Mbanda Jean twisangira gurwagwa bapana urwagwa byere naguhamagara n'abantu bane babwira nkabye wowe umugabo witwa Paul Kagame ubu mvuga nonaha ubu nonaha ni Global Panel gendeye amasezerano hanyuma kuri screen zanyu murahabona umubyeyi ukuze ni Professor Malonga Pacifique biragoye kugira ngo umuvuge mu ijambo rimwe cyangwa se mu magambo make ariko turamwakiriye Professor Malonga kuri Global Panel sezerano no bwa mbere mbyumvise rwose nta muntu nzi bitwa sezerano ahubwo renzi masezerano kuko abaporoso bacu ngo amasezerano yose uko Imana yatanga akorero kanryoheye sezerano rero karibu nawe no bwa mbere nkubonye mbona nzibye uri umusirimu ndabona wambaye n'ibikomo nk'ibyanjye ubwo nawe uraraguza ariko ni byiza kubuje hano nongere ariko nanababwiye ko nari n'umubyeyi sinzi icyo kinyarwanda niba ari cyo ndavuga uti nsanze umugabo hano umugabo mukuru cyangwa umusaza hano nibyo nabyo ni ikinyarwanda
cyangwa umukambwe. Iyo uvuze umubyeyi abantu bagira hari ukuntu batekereza, ariko ntacyo ni Ikinyarwanda ufite kwisanzura. Ngaho sezerano, nari ngiye kuvuga amasezerano. Nimvuga amasezerano ntugire ikibazo, ariko umenya ukore ku buryo nakuvuga wenda. Naho kunyakira byo ni kimwe n'abana bajya baza hano, mbwira abantu bose buri gihe, n'abantu bajya bamfasha, n'abamvumba ngo ku binyamakuru ngo aba YouTube irampemba cyangwa abo tuganira barampemba. Oya rwose, isezerano niba ari n'igihembo wari waneganyirije ukijyanire rwose, ugihe umugore cyangwa umwana cyangwa ujye kukinywera. Ntabwo rwose nkorera amafaranga abadukurikira aho bazambona hose. Ntabwo nkorera amafaranga kuri YouTube. Nge ndi professor umeze neza, Imana yagiriye neza. Ndi umugabo w'umukambwe ufite abana n'abuzukuru. Ndi umugabo utagira ideni iryo ari ryo ryose muri iki gihugu. Wenda mfite nk'ahantu nagiye nishyuye, ariko nta madeni y'abanyarwanda ngira, yaba ayo mu mutwe, yaba ay'amafaranga, yaba ay'ibitekerezo. Nta muntu niciye, nta muntu abanyiciye bisha abantu, kuko jyewe ndi Maronga. Bibiliya iravuga ngo buri muntu azivugira ibye, nguko nivugira ibyanjye. Ubundi ikavuga ngo as for me and my family we shall serve the Lord. Ngo jyewe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Nta muntu rero rwose nazagira umuntu ugira ngo narakize, ngo abanyamakuru ba YouTube barampemba. Never. Abana iyo baje kumbaza ndabasubiza, bajye babibabwira, nibatabibabwira jye nabibibwiriye. Kandi ntihazagira umuntu ntuka, kuko iyo unutse dawishwe n'ibitutsi muri igicucu cyane, uba uri ingegera, ko ndabyanga cyane. Ntabwo ntuka abantu. Nanga n'abantu baza babazwa ibibazo bagatangira gutukana. Nk'abo nabonye ejo bundi mu bakandida abitwa ngo muri forbidden stories, mugatangira gutukana. Ufite ikinyamakuru cyiza kizwi gikomeye, ariko none utangiye gutuka abantu. Urabatukira iki? Wagiye uvuga udatukanye? Nibyo ngira ngo yarari gukomoza kuko wari ko mu buryo buri indirect. Gusa mu bantu badukurikira kuri Global Porno cyangwa se n'abasanzwe bazi Professor Malonga, hari byibura byinshi washobora kuba bazo. Natangiye mvuga ntibiragoye kukuvuga mu ijambo rimwe cyangwa se mu magambo makeya. Profile yawe kuyivuga ngo urinde uyirangiza utayigoretse nk'uko we wayivugira bijya bigorana cyane, uretse kuba wabwira abantu ngo gende mwarimu tout simplement. Ariko ubundi nakifuje yuko udusangiza muri make kuri profile yawe. Umba wikwiri guvunika mu rwego rw'ubwenegihugu. Yego, ndi umunyarwanda. Nigeze ubwenegihugu bw'Abanyamerika. Ndi umunyarwanda wigeze ubwenegihugu bw'Abatanzania. yego, yewe nigeze n'ubwenegihugu bw'Abanyekongo, ariko bw'Abazayirwa, Abanyekongo bitwa Zayire. yego. So hari abantu banzi ndi umuzayiro ngendera kuri byangombwa by'Abazayirwa. Hari abantu banzi ngendera ku byangombwa by'Amerika. Hari abantu ngendera ku byangombwa by'Abatanzania. Nibyo Abanyarwanda cyo nagitangaza kirimo. Uzabishaka kumenya azaze tuganire. Icya kabiri, mu rwego rw'imibereho mu buzima bw'umuntu, imbonezamubano, ndi umugabo, ntabwo ndi umupadiri. Ndi umugabo ufite umugore, mfite n'abana, mfite n'abuzukuru, mfite na bene wacu, ariko ntibindeba ibyo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, mu rwego rw'imibereho ijyanye n'ubukungu, ndi umugabo w'umukire rwose ku buryo bushoboka bwose. Kuko nababwiye ngo kuri konti yanjye nta mafaranga 50,000 biriho, narahiye kandi ntayariho. Mfite amakonta nde agiye ariho nk'ibihumbi 5, 10. Ariko nubwo nta mafaranga mfite, ndarya nkaryama, mfite n'inzu yanjye n'aha n'iwanjye.
noneho ikigozi kindi nakubwira ari iki nta deni mfitiye rubanda ubwo se ko wahita wibaza mfite uretse wa mwana wenda kukubwira kwambajije reka ngusubize mfite isambu rwose ndubatse pe mfite isambu mfite inzu mfite ndarya nkaryama ubwo se ikindi ntafite n'iki nta modoka mfite ariko umugore wanjye afite imodoka so niba afite imodoka ubwo famiye yanjye ifite imodoka n'abana banjye bafite amamodoka ubwo se icyo nafite n'iki ndi umukire rero mu magambo make ariko amafaranga y'iki se yo gukoresha iki abana iyo banyitwereje ari umwana w'umunyamakuru ejo bundi rwose bambwiye ngo bajye mutwerera icyo nshaka abandi baraniyandikishije bakajya bandika ngo ndaguha 100 ndaguha 50 ndaguha ngahe ndamubwira ni yewe ndagutwerera ikigage yego cyangwa urwagwa rw'abagabo ariko ntiwandikaho amafaranga nuko meze nuko nteye nuko mfite amakositime nk'atatu cyangwa 4 iyo nshatse ndayambara n'imyenda myiza ubwo ikindi ubwo ni mu rwego rw'ubukungu yego siko tubyita ni uruhe rwego mu rwego rwo kwiga cyangwa ryo bita intellectual ni professor wanyawe maze kwigisha muri za kaminuza 13 nigishije muri Amerika nigishije Burayi nigishije muri Kenya nigishije mu Rwanda ndimo barimu ba mbere twafunguye universite y'u Rwanda i Butare muri 1995 nakoraga muri presidence ya Repubulika ndi umunyamakuru ndi no muri board y'abanyamakuru bo mu Rwanda board abantu 10 urumva ko noroshye ndi no muri board y'abanditsi bo mu Rwanda ndi umwanditsi w'ibitabo ubwo se mvuga ikira mfite ibihembo byinshi cyane nanditse ibitabo nige muntu wenyine mu Rwanda wenyine noneho nishongore yego watangije biblioteke cyangwa isomero ahantu bita muri Kigali Public Library natangije isomero ryitwa Kiswahili Collection ndanabitaha ku mugaragaro ntumira abantu b'abayobozi nubaha inkotanyi nziza nk'abateto n'abandi ntumira n'abantu ngo baze ngo abajye nshaka bajye gusoma ubwo se icyo wavuze ni gikomeye amateka yanjye mfite imyaka hafi 70 ubwo zo umuntu ufite imyaka irenze 65 wambwira ngo mvuga amateka yanjye ngo profile sinzi n'icyo aricyo ariko ushaka kuvuga amateka yanjye azajye ubishaka nawe niba unabishaka uzagenda uzanye igitabo cyitwa umugina wariraye kirimo amateka iyo ni bibliography ni ibintu bya Marongo uko yabayeho ariko nabyo ni wabirangiza wowe ubuzima bwanjye maze mu myaka 65 urashaka kuvuga minota 30 nta nubwo nunayirenza nurenza isaha hano ndakwirukana ko nta nubwo ntegeka nuntegeka numemba nta nubwo mpembesha na kintu kimwe ngusaba je gusa niba ufite ibibazo rwose ibintu tugira ngo abantu basobanukirwe umva byabagirira akamaro rwose mba niteguye wenda nyira aho ngaho nagira ngo nkubwire ko njya nkurikirana ibinyamakuru ko ndi umunyamakuru byaba ibyo muri Amerika byaba iby'i Burayi byaba ibyo muri hariho hose nkareba n'ukuntu abantu birata nkaseka hari n'abantu bajya bansetsa ngo genda ni professor kanaka ari ugeze kuza no guhitwa professor Erlinda umunyamerika undi ngo nitwa professor kanaka ngo ndi muri Amerika kuba muri Amerika se kuba muri Amerika ntabwo bikugira professor udasanzwe iyo hari cyaza professor muri Amerika ni kimwe n'uri muri Vietnam ni kimwe n'uri Ingozi mu Burundi ni kimwe n'uri Bandundu muri Congo so ibyo ntabwo ari ibintu ni muri Kalahari ibyo ntabwo ibyo abantu bakigira karaha kajya jewe ndi umwana w'umutambya ahubwo urangiriza nubaha Imana cyane nubaha Imana kandi ayikunda ariko nanga amadini reka se urangiriza ngo kurangiza ngo sikengo ngo soreza no kurangiza akazi kararangiye ngo kubera ko watekerezaga ryarenga ngo warangije washya akazi kararangiye amasaha ararangiye akazi nako garanda karangije ni Kinyarwanda ariko abagenda bahimbaye ibyabo birabareba vuga indimi hafi 10 neza cyane zirimo izemewe mu Rwanda ku buryo buri official dore uko bikurikirana Ikinyarwanda
hagakurikiraho icyongereza bamwe ntibazi ko ari nako bimeze ya protokole yo kuvuga hakurikiraho igifaransa hagakurikiraho igiswahili izo ko ari enye ziremeye mu Rwanda wumva agerageza gupima cyangwa azi ko naba nigirisha cyangwa mubeshya cyangwa ndiyemera cyangwa nirata telefone cyangwa ambwire ndaje kubituka yoberwa iyo nigiye ntabwo rero nirata ariko niba nanirata ndishongora abanyarwanda barabangura ndamaze washaka ukantuka ariko ubuntu kibuza ubyo mbabwiye nibyo washaka kumenya reka tugereza aho ngaho kereka niba ari ushaka ikomereze ngo umukambwe Professor Maronga tugiye kuganira hano kuri Global Panel gusa aho ngiye guhera ni ikibazo nibaza kandi nawe nkubaza kuri wowe icyo wibaza wikimaza icyo wibaza ukisubize sina ngombwa kubivuga icyo wibaza se uje ndiko shaka ikibazo nsanga ngomba uvuga icyo mbaza ahubwo genda subiza icyo mbaza nicyo wibaza se icyo nkubaza wari umaze kutubwira ko ubuzima umaze kubamo imyaka iri hafi 70 65 ntabwo ari mikeya kuri wowe bakakanya ubuzima ni ikintu usigaye uhereza ikihe gisobanuro ikihe gisobanuro nicyo kinyarwanda ngo ubuzima ni ikihe uhereza ntabwo ari uguhereza uha ubuzima ubuha ikihe gisobanuro ntabwo ari uguhereza guhereza no kugira gutyo uhereza no guha ni ugiha igihe gisobanuro yes kuri wowe ubuzima ubuha ikihe gisobanuro ubuzima ni ukuvuka ukabaho ugapfa nicyo gisobanuro nyiha kandi ntaho ugira nk'ubwundi umuntu wese avuka wenyine niyo mwamuri impaka uvuka uri wowe uri umwimerere ukabaho ubuzima bwawe ubwawe wenyine nta wundi musangira uzi ibyo kugenda ukenera abandi bantu ugapfa ukongera ugapfa wenyine niyo mwapfa muri 10 mupfiriye rimwe ariko upfu kwawe n'agapfu umuntu agira upfu rwe undurwe ushobora no kubamba mu kirago kimwe cyera bahagamba mu bitabo mu kirago cyangwa mu isanduku imwe ariko upfu bwa byawe usibye ko mu baswahili baravuga ngo kifo cyawe nyine arusi ntabwo ari byo yuko abantu ngo yapfuye ari benshi bihinduka ariko wowe ugomba umwimerere Bibiliya n'indirimbo z'abaporosoro n'abadive n'abaki baravuga ngo umuntu buri muntu azivugira ibye nitugera imbere ya rwa rukiko iyo umuntu rero apfuye cyangwa ahandi ajya avuga ibye cyangwa ukakenera tugakenerana nta muntu n'umwe wigira wenyine ngo bishoboke ahubwo agirwa arigira yego yirwanaho ariko akabana n'abandi kugira ngo burusheho koroha kuko uri umwe ntabwo wabaho ugomba kubana n'abantu ari naho ujya nkunda kwirimbira ngo umubano mu bantu basogokuruza ari data na mama bose barawusanze abantu tugasangira urupfu no kuramba mugomba gusangira urupfu kuramba ubuzima ariko umwe abukoramo ku giti cye akaza nivugira ibye nguko ubuzima mubona ushobora kubaho uhinga undi yaroba undi yigisha nk'amaronga ejo byahinduka ugahinduka nuko by'abanyamakuru bamwe babeshya abandi bahiteka imitwe ariko mukihuza ari nubwo mwihuza mufite impamvu zitandukanye ariko ukareba nk'ibi ngibi bimaze iminsi hanze bivugwa mu Rwanda forbidden stories ni ibinyamakuru biri hafi 20 sindire myari 12 cyangwa 18 ibintu nk'ibyo birimo n'abanyamakuru barenze 50 ariko umwe wese ku giti cye ariko bakareba ikibahuza mugahura ugasanga umwana w'umusore nka Byansi Beka tamuzi naiza cyane umwana ubwira uti wowe bitekijyana akaba kuzi neza na umuzi neza usi nibindi byinshi agahura n'umugabo we n'umugisaza cy'igikecuru gikora nko muri Romonde cyangwa n'ahandi ariko mugahuza mugakora icyo bita you associate yourselves murahurira hano mugashaka ikintu mugakora ikintu kimwe either mubihuje umwe afite ubuzima bwe ubwe gatozi undi n'undi kandi ari umwemerere
ariko mukareba ikibahuza mwaba mubeshya bwaba ari ubusambo abantu bahurira ku busambo rwose abantu bagahurira ku bwicanyi abandi bagahurira ku busambanyi abandi bagahurira ku bugoryi ibigoryi birasa abanyarwanda baravuga ibisa birasabirana ndabakesha ibisa birasabirana mwe mukaba ngo muri abanyamakuru magana ngahe ifite abanyamakuru arenze 1000 mugatora umuntu ngo tujye mukitoramo perezida abandi mugatoramo maronga mukabihuza gusa ariko mu by'ukuri umwe yatoye ukundukwe umwe ateye ukundukwe unatekereza ukundukwe ariko kubera impamvu runaka yaba ari nziza yaba mbi nguko ubuzima uko bumeze icyangombwa ni nayo nkubwira inama ko wari ukibajije wa mwana we mu buzima bwawe jya wirinda kugendana cyangwa se guhuza gukora ihuriro ry'abantu utazi jya ubanza urebe umuntu neza uvuga utari uyu muntu ushaka ko tujya kuko abantu mushaka guhuza ibibazo icyo gihe mugakora asosiyasiyo njya mbwira abantu nigeze kujya ahantu bita muri Senegal abagabo batangije ishyirahamwe ry'abagabo bakubitwa n'abagore bayitaga association des hommes battus agafaransa urumva ko nkazi neza nagakira neza nta nubwo mvuga ngo vaka nka wa mugabo ndavuga vacant tonton tantina ntabwo maronga ari umuntu ushaka igikoko cy'uwiteka niko njya mbwira abantu ni ukuvuga rero ngo bakora association des hommes battus ngo muhujwe n'uko mwebwe mukubitwa n'abagore banyu ariko umwe akubitwa n'umugore we undi agakubitwa n'uwe ariko mukavuga muti wese ko duhaje ibibazo ni nk'ibyo ngibyo ushobora kuvuga uti dufite association y'abarescapés du génocide iyi jenoside ari association des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis mugakora association mukavuga muti ariko dufite na association y'ibigore binini cyane zibaho ibigore bibyibushye cyane kubera ko umugabo ajya kumutongoza cyangwa kumutereta akabona nta soko rihari uzagaruke nkubwire iby'umugabo mu Bufaransa muri Paris 10e ahantu nabaga la grosse Monique abantu nakora amasosiyasiyo mu buzima kugira ngo barebe ko ubuzima bwarushaho ubuzima bwabo bwite bwarushaho kuba neza ngicyo gihe isobanuro cy'ubuzima ntabwo nanone waba uri umuginga cyangwa naba ndi umuginga n'undi muntu wese yaba ari umuginga ategereje ko namusobanurira uko ubuzima bumeze mu minota 30 kandi ubuzima ari ubwa buri wese nguko ariko gusa nakwerekaga uko abantu bagomba kumva ubuzima. Professor Malonga nicyo gisobanuro aha ubuzima hanyuma warukomoje kubyafa nta nubwo ari byo gihe ubuzima niko ubuzima bumeze nicyo gisobanuro cyanyacyo usibye ko hari n'ibigoryi cyangwa bigira abanyabwenge undi njya numva abantu bansetsa ngo kanaka n'ikigoryi ubugoryi bubaho n'ubwenge bubaho ariko jya wirinda kubwira umuntu ngo ni ikigoryi nkabo njya numva ejo harabunumvise batuka Ndahiro batuka papa Ndahiro ni ikigoryi parapora ki umugeranyije nande uramwigera wowe niki kikubwira ko uvuga ko ari ikigoryi wowe utari ikigoryi kumurusha kuko ubugoryi ni kimwe n'ubwenge ngo kanaka n'umunyabwenge ngo wowe urabugera abanyarwanda ngo utazi ubwenge ashima ubwe Abaswahili baka ngo akili ni kama nywele kila mtu ana zake wewe una nywele zako na mimi na nywele zangu shida ya nini wewe ni nduguha ukwibaza ko umunyabwenge uragendera kuki ariko igipimo ni ikihe ubundi ikintu cyose iyo ushaka kumenya ko kiruta ikindi ugomba kugira ibyo ugenderaho conventional nabyo mukabyumvikanaho ukavuga uti umuntu wese uzajya agenda afite ukuguru kumwe kuzuye ukundi gucitse turajya tumwita ikimuga cyangwa tumwita ibinibi ushobora kuvuga uti umuntu wese ufite uruhu rumeze gutya n'imisatsi imeze gutya uwo turajya tumwita umuzungu ari naho abanyarwanda babona umuntu w'inzobe nkawe wowe bakakwita kazungu bagendeye kubera ko babonye abantu bafite uruhu rumeze ukuntu n'imisatsi imeze gutya
bati bariya ni abazungu akananirwa gutandukanya umuzungu n'umwarabu n'umuhindi n'iki yewe nawe babona n'abitwa ba zeru cyangwa se bati bariya ni abazungu kumbe ari bakuru babo ahubwo birwariye ibintu babahuye n'ibibazo mu Rwanda hari abantu bitwa bakazungu benshi ni ibintu bikomeye cyane nacyo gituma abantu bose uko waba uri we wese ugomba kugenza make ngo biriya byihebe bariya bashenzi kandi ubwo uravugira n'imbere y'abantu bakureba abantu nkanjye ndakureba nkabona wowe uri igicucu kuko nutangira gutuka mugenzi cyangwa kwigira umunyabwenge ngaruka kuri hano utazi ubwenge ashima bwe yes rimwe na rimwe ugasanga ahubwo n'ibibazo byo mu mutwe bihari ngaye nguko mukanya mu bintu wari uvuze uri kudusobanurira wari ukomoje kuri Forbidden Story yakozwe ku Rwanda ngira ngo icyo kintu kiri kuvugwa cyane muri iyi minsi ariko abantu benshi n'ubu ntago barabasha gushyikira ikintu gishobora kuba cyihishe inyuma y'iriya story yakozwe one ku mpamvu yakozwe kabiri ku bayikoze kuki ari bo bayikoze donc ariko numvaga watujyana in a context y'iriya Forbidden Story bagira gute ukabasha kuduhereza igisobanuro kiri inyuma nongere nkubuze ntabwo nkabasha kuguhereza ntabwo ndi buguhereze ntabwo ndi umuhereza ukabasha kuduha cyangwa kuma cyangwa kudusobanurira mbasobanurire mbaha iki ibisobanuro mbaha ibisobanuro bya Forbidden Stories erega mu mboni zanjye nizo mboni nyazo ntabwo ari ukwishongora cyangwa kwirata bariya iriya ni nka byita kwa kubona kubwiraga ni abantu bishyize hamwe benshi b'abanyamakuru bamwe babyigiye ubunyamakuru abandi byagwiririye abandi babyigira hari ababyigira bikanga hari n'ababyiga hari nabo bidahira ariko bakaba abanyamakuru iyo rero ibyo banyamakuru cyangwa ibyo binyamakuru nari mbikubwiyeho ni nk'ibyo bigera kuri 17 niba nakurikiye neza bikaba birimo abanyamakuru batandukanye abanyamakuru nabo ujye umenya mujye mubimenya neza mu byumve ubunyamakuru bujya mu byo bita ibisata cyangwa se ibice byinshi cyangwa se fields cyangwa se abitangazamakuru muri siporo muri politike muri bucuruzi mu bintu byinshi noneho hari bajya hamwe bakagenda bacukumbura ibintu ucukumbura ari nako abantu benshi bazi ko bitwa investigative journalism hari n'abatazi gutandukanya journalism ngo batandukanye n'icyo bita media journalism n'icyo sohora n'icyo ukora n'ikifatika ikigera ku bantu nawe media ni uburyo bwo kubigeza ku bantu ushaka kubivuga mu Kinyarwanda kugira ngo abadukurikira babyumve neza media wabyita ko ari nk'uburyo journalism ukavuga nk'icyo ari nk'icyo barya ari kiryo cyangwa ikiribwa ukirya ute burya hari n'umuwo batamika n'abana hari abantu barya hari uko babatamitse iyo batabishoboye kubera impamvu yararwaye adashobora gukanjakanja akiri umwana hari n'uwo bakiri ibiryo mu nshinge urushinge rukakaba ariko kugaburira bakoresha za serumu na journalism ni nk'uko bariya abantu rero ni benshi bikiza hamwe ariko kubita benshi nabyo ni ukudacisha ni ukubura imvugo abantu 50 muri iyi si turimo ubu none mvuga turi ku itariki zingahe the whole world iyi si bita abanyamakuru barenze miliyoni zingahe mu Rwanda honyine hari abarenze 1000 nk'abo buriya muri ARG jewe ndi muri body barenze 1000 muri abo bantu 1000 ndagaruka kuri cya kintu wabajije ubwa mbere umwe wese ateye ukwe afite umwimerere we undi we ariko kubera impamvu runaka
iyo ari yo yose yaba ari umupira nakubwiye hari bavuga ngo ati twebwe turi abanyamakuru bagenzura bareba iby'ikirere twe turi abanyamakuru bareba ibya agenda kubera ko muri agenda bonyine bumvise ko harimo n'ahantu umuntu kuko umuntu wese nyine aba agomba kubaho bati hariya harimo imbehe bamwe babyita imbehe abandi bati harimo umugati abandi bati barimo indonke ntabwo ndi buta umwanya mu magambo akoreshwa ariko mu gituma baramuka umuntu harimo abana b'abasore batoya nakubwiraga nk'abo ngabo yari yifitiye ibibazo bye atanakubwira rimwe na rimwe ariko nkanjye bimwe mba nzi kugira yabibwiye nk'ubu bajije umwana ukavuga uti Beka ayishuwa uti Beka ndagira ngo nguhuze na Professor Maronga Beka byanshi amushuwa hari ibintu atagira imbaraga zo kuvuga hari naho yagera agaseka hari naho yagera agaceceka kuko aba avugana n'umuntu azi neza udapfa no kukinisha ariko wamubwira uti noneho uvugana na Gonzaga muganwa bakurirana umwe akamwurira ati wambwa we mukinga we wajya ucucu we wande nuko kuko hari aho bahurira bajya no kungana bafite n'ibyo bapfa n'ibyo bapfana ariko njye namubwira ni Beka kantiyo wowe wagera gutya akavuga ati mbyomba anko samahani hari naho atatinyuka kumpamagara akamubwira ati Professor ariko yabwira undi akamubwira ati we waca tuwaca ugiga rero hari ibyo ndiko nakubwiye ko ariko abantu bameze ariko n'ubuzima bw'abantu bumeze n'ikijya kimbabaza rimwe na rimwe nubwo nk'ibyo bya forbidden stories ukabaza n'abantu bamwe nk'aho basobanuye neza ibyo ari byo ukumva batangiye gutongana batangiye gutukana batangiye gusa nawe akwereka ko yize kurusha undi umwe ngo kubera ko agaramiye mu ntebe ahantu muri Netherlands undi nawe yigaramiye mu ntebe ishaje inozari undi ngo kubera ko yaraye yabonye amafaranga miliyoni 2 undi yahawe n'amafaranga muri ambasade ya Netherlands undi atedore byagenze gute ni abo bantu rero mbagarutseho nuko bameze baratandukanye rwose mu buryo bwinshi abo bantu rero bagira gutya abantu rero icyo ni nacyo nagira ngo ahubwo ngo usubize mu magambo yoroshye n'abantu batandukanye n'abantu imitekerereze n'imyumvire ariko bahujwe n'ikintu kimwe ari nacyo nanjye nibaza ni igiki bose bahuriraho bashaka kugeraho nuko ngo barashaka kugeraho iyo ufashe nko mu Rwanda ugafata ibintu byabaye mu Rwanda ukavuga uti interahamwe cyangwa abanyarwanda politike y'u Rwanda icyo gihe yashakaga kugera kuki igisubizo kiroroshye cyane bashakaga kwica abatutsi simple kubera iki cyo ni ikindi kibazo bikazabageza he cyo ni ikindi kibazo bakazunguka iki cyo ni ikindi kibazo cyaba mwana ati iteka mora nibaza icyo mwazize nkibaza n'icyo bari yabungutse bikanyobera uribaza icyo abantu biva mu ijuru oya bifite imvo bifite aho bivuye bifite n'imvano ukanibaza uti kuki bije hagati y'ukwezi mu kwezi hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 7 mu Rwanda mu gihe abantu bose igihugu cyose isi yose yibuka cyangwa yemera kwibuka yuko cyari igihe kivugwa ku isi yose mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ibi bintu bikaba ariho bije bigeze mu Rwanda abandi bashobora kuba byarakorewe n'ahandi fact nta n'ikibazo kirimo ariko mu Rwanda kuki bije ubu ukongera ukavuga ngo ariko kuki bije ari mu gihe cy'amatora yo mu Rwanda kuki bije muri iki gihe igisubizo rero nka kiguha mwere pasitoro ndiratasha kandi kiguha ntabwo ntawakimenyuza yabavanye kuba bije muri ibi bihuko ari bibiri yego hari impamvu iyo mpamvu rero
ni iki gihe ni ukuvuga ngo hariho no gusesereza, hari impamvu bifitemo. Byagera ku Batutsi nkumva ko ku bijyanye na jenoside no kwibuka, kuko ntabwo jenoside yibukwa n'Abatutsi gusa, oya, yibukwa n'Abanyarwanda bose n'abanyamahanga bose n'isi yose barabyemera. So ni ukuvuga ko ukizanye iki gihe wowe urakina umukino mubi, igihe kibi, yes, urakinira igihe kibi, urakinira basketball mu kibuga kitari cya basket, kuko ahangaha ntabwo bwagombye kuzana ibintu nk'ibyo. Umizanye mu matora, wowe ni ukuvuga ngo jewe umuntu wese avuga ko baje bashaka gusenya iby'amatora rwose ntabwo urabakanya. Kuki batareka ngo kuki bitaje imbere yaho cyangwa bareke bize nyuma yaho? Ni iki kibutera icyo gihe ukavuga ngo rokomanditere cyangwa nyiri gatumwa ubwo nabo gatuma rero ninde ukavuga uti ni umuntu uwo ari we wese, ni igihugu icyo ari cyo cyose, ni amashyaka ariyo yose, ni imitwe iyo ariyo yose ishaka kuvurwa ibyo bintu bibiri. Nkababwira nti rero mushikame. Jewe nabwira Abanyarwanda nti mushikame, nkabwira n'isi yose mufasha Abanyarwanda gushikama, kuko ibi bihe barimo bya kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ukabazanamo ibintu nk'ibi, ubwo ni ukubafasha gushikama. Kuba bari mu matora ukabazanamo ibintu nk'ibi ni ukubafasha gushikama, kuko ntabwo ishyamba ari ryeru kuri bagatuma na bagatumwa. Namwe rero babatumyeho mushikame, mumenye ngo akari ahangaba aka kantu karahinda, mube n'abagabo mubyifatemo neza. Abunamiraga ba jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa bari muri icyo gihe, muri iyo myumvire, muri ibyo bitekerereze, muri uko kwibuka, mumenye ko ahantu mubyifatemo neza kigabo. N'abari mu matora, ari abatora, ari abatorwa, abatoresha, namwe n'abadatora b'indorerezi mubyifatemo neza, mu birorere neza mureke. Noneho rero ariko umuntu wese ajya asohokamo kigabo yirinde kubangamira rubanda, kuko nubangamira rubanda Abanyarwanda ngo kirya abandi bajya kukirya kigirishariza. Hanyuma mbasubireho abo bantu rero nabo niba bahujwe no kujya gusenya cyangwa kujya kwa ibyo bintu, kwishora muri ibyo bintu, umwe wese ajya asubira inyuma yirebe, avuga ngo ariko jewe ibi bintu ndajya bipfa kwiruka nka za nyamaswa zo mu ishyamba. Urukwavu rwiboneye ipapayi iguye hasi yaraboze, yari yaraboreye hejuru. Urukwavu rutigewe, rukwavu ndirukanyiye, rurirukanka, rugeze imbere inyamaswa zose zitangira kwirukanka, ukagenda wirukanka inyuma y'urukwavu benshi cyane. Umwe yakumva imirindi y'izindi nyamaswa bagakomeza biruka, byose zikinjira, yagira nk'iriya rugaragata. Ariko ubundi murahunga iki? Ugasanga abantu mu by'ukuri bagiye mu kigare. Nibyo abantu burya bita ikigare, nuko bamwe bamukoresha n'amagambo mutazi niyo yavuye nabigaragaza. Reka mpagararira ubwo ibyo twari tubikomojeho kubera n'ubundi hypothèse. Ibyo rero bikoramo evaluation, ukabikurikirana nawe ukabicukumbura. Ahubwo ese uko bacukumbura, namwe mujye mucukumbura, nawe ujye ucukumbura, urebe utari ko aba bantu urebe ubanza ucukumbure n'abo bantu ni bantu ki. Iyo bacukumbuka ugenda ureba umwe genzimo nka 3-4, ariko ukareba n'abandi bantu bafatanya nabo, abafatanya bikorwa nabo mu kazi, mu buzima bw'umuntu. Nibyo nakubwiye, abantu barafatanya kugira ngo barebe ko ubuzima bwabo bwarushaho kumera neza. Rimwe nubwo hari ubwo bagira ngo ubuzima bwabo barabugira neza, bagasanga ahubwo barigica kubera intabaza igira ite irira ku miziro. Nagera mvuga ngo niyemere, nongere nirate, niyemera. Mujya muza mumbaze, waba uri gatuma mbaza sha iyi sinayibaye, wowe uratuma iki? Waca uginga abantu.
niba uri n'agatumwa wipfa gutumwa ni kujya mu nyamaswa ngo wiruke kuri urwavu rwo rwabonye ipapayi igwa wowe se urajya he niho bamwe bumva bamwe bikoma abandi rero bati nka kariya ko karavuga ibiki abantu rero nk'uko wari uvuze ko kwikoma benshi bari kugaruka kuri Byansi kubera ko ari nawe uzwimo cyane w'umunyarwanda bati ntabwo twumvaga dutekereza ko twakomoje ko ariya mahugurwa yaherezaga bari abana b'abanyamakuru sponsorship ya interne hano mu gihugu yarakorwaga n'iki hanyuma bakajya kubona aga proclaiminga ati buriya nahunze u Rwanda sindutekaniyemo ntimeze bite na gute ari nako kwihuza n'abariya gusohora iyo nkuru ya Rwanda Classified ntabwo twumvaga yuko uyu wari umeze neza hano ari wagakwiye kuba uri gukina uriya mukino ntabwo wavuga kuvuga Beka Byansi icyambere cyo Beka Byansi gitumazamo cyane hano n'ibyo uvuze nuko abantu benshi baramuzi Beka Byansi geri nabanye nawe hari Junior Boy nyine nk'ibintu byose ndibuka hari nibwo twigeze gukora inama hariya kuri ya hoteli igana kuri airport yitwa ngo iki Grand Legacy Grand Legacy oya iri Hilltop n'abandi banyamakuru cyane tuvuga ku by'indwara yitwa Ebola yari iteye yitwa ni Ebola ngira ngo sinzi nibyibuka no turanaganira kuko abantu benshi baranamubwiraga batari kwibyo uvuga ni ibiki wowe chairman akavuga ati withdraw kurama ibyo wari uvuze none tuvuyemo jewe nk'umuntu nyine genda nishongora cyane hari n'ibintu ndeba ari nibyo by'ibyo njya ariko ubundi muri mu biki ndamubwira ni ngwino hano tujyana hariya nakwereka ntiyese ujyumwa ka skoro sha yari afite iriya misatsi y'aba dread y'abantu nk'amaze se bigenda gute nganira nawe nyuma yaho rero tugahura cyane hari n'igihe yewe Byansi bigeze no kumufunga rimwe ari kuri nuza hariya ariko umwe n'uri mwana nibi ndamuzi muri make bagwa na projet no mu bukwe no mu nama z'ubukwe yewe ubwa nyuma namuherukaga mubaza ari kumwe n'umukobwa ntazi ni ambwira ati n'umugore wa baramwibuka none hariya nyine hafi inzu ni imodoka ye ya Range Rover yaramaze kugura icyo ni ibintu rero yakwa investigate ukabibona ya modoka Marongo atubwiraga niyi hamwe Professor Marongo yazagiriye nanoze naha ubwo bwabaye ya Madrid ngaya menye bayabika ibintu nk'ibyo icyo tuma rero bamuvuga Byansi hano cyane ahandi ntibamuvuga ko n'umwe mu ba nimenya n'umwe mu ba Junior ugena bari kumwe niwe Junior abandi rero nyine igituma batamuvuga nuko nyine nta cyabatwaye none se abanyamakuru cyangwa abaturage bo muri Zimbabwe cyangwa bo muri Swatini baba bavuga Byansi bamuzi abatwaye ikise nawe hano baramuzi arabavuga nabo bagomba kumuvuga nta kundi byagenda nacyo gituma agomba kubyirenyera yes aribyo bita slippery floor urabona nkanagiye aha nanjye genda hazi bamenye utuzi cyangwa imvura ikagwa gake nirinda kwambara ziriya nkweto zinyerera nkambara akamabiri nk'izi ngizi kuko mbazi ko haranyerera buriya Byansi ari ahantu hanyerera cyane izo na very slippery floor as Rwandans and Rwanda is concerned nibaze ko avuga icyongereza neza as Rwanda and Rwandans are concerned Byansi Beka is walking on a very slippery floor akongereza urumva atari keza urakanyorosha wakamvise ndakazi sha ndakazi uzabaze sur un terrain très très glissant un terrain très très glissant urekina n'umwana raho wa pasitori umwana w'umutabyi iyo ni cyo gituma muvuga cyane so sindi jewe ntacyo namuvugaho usibye ibyo mvuze urumva byoroshye atari nabivuze kugendera ku ahantu hanyerera
watch out. gombe witonde. urabwira abantu bakuzi nawe uzi biriya nicyo gituma wumve ko nta muba muri Mozambique cyangwa muri hano we abandi n'abavuga ibindi. Noneho rero ikindi gituma nawe yongera nagarukwamo, urumva aravuga ati ndi kumwe turavuga ibijyanye na Rudasingwa. Rudasingwa arazwi hano, Rudasingwa arazi mu banyarwanda bakuru, Rudasingwa arazi muri RPF kuko yabaye n'umuyobozi, that is investigative. Ibintu by'investigative turabibona, secretary general. Uravugana na Kayumba ugukurikira ngo ibibazo byinshi, uravuga ibintu bijyanye na Karegeya, habona banye nabo wangu kora nguko muri abo bantu ari abanyarwanda n'abandi ndabazi, ntabwo ari bose, ariko jewe Maronga ntabwo nzi Rudasingwa, jewe Maronga ntabwo nzi Kayumba, jewe Maronga ntabwo nzi Beka, bambaza ahubwo ikimbabaza rimwe na rimwe nuko bajya no kubaza abandi bantu, ariko rero bajya numva ngo babaha n'amafaranga. Jya bazagira umuntu umwe gusa uvuga ati Maronga we are proving yuko wari ifaranga rya Beka, ahubwo Beka nagenda n'amafaranga yakuye ntazi ni muri Netherlands Embassy. Why talk to them? Ndagenda ni hi, how are you? Nta mwambasada n'umwe hano mu Rwanda ntawubaho wakwanga kwakira Professor Pacific Malonga ndamutse ngiye kumubwira ni ndagusaba appointment. Hari n'abanyandikira hano kuri ndoze yanjye but yes Professor how are you, nkunda no kwiberaho neza. Iyo bigeze ku wa gatanu abantu nzi b'inshuti zanjye bamwe nzi ngo bazi ko bakomeye, ndababwira ni kama kawaida yangu na desturi yangu na kutakia weekend njema. Ngewe nkuko nabaye nk'umwana w'umutambyi muri kamere yanjye n'umuco yanjye kwifurije weekend nziza. Hari nubwo mbigira nyine muri rwa rwego rwa investigation hakabaho abansubiza, abenshi baransubiza, hakaba n'abatansubiza nkamurebana, ariko wowe nkawe kwanga kunsubiza nakoresheje WhatsApp yanjye cyangwa yanuza yanjye, ntawe faranga nagusabye, ntabwo nigeze iwanyu. Abazwa kubwira ngo ariko kwari mina kura kwako bana, wowe wishyizemo kuri minister cyangwa uri kana kuranga kunsubiza jewe Maronga umwana w'umutambyi, you might be having a problem here. Kuko jewe nkwandikiye nk'umuntu wakwitabaza, je wanyitabaza, abantu benshi banyitabaza, barananyitabaza kuruta uko mbitabaza jewe. Hoya je natabawe n'Uwiteka, Imana ingirira neza, ndiga safi sana, nikatembea bana, kuishi kwingi ni kuona mengi. Sindia Nubwo iyo abanye n'abantu kabaho neza umenya ubwenge, akanyoni katagurutse tikamenya ubwezi, kandi jewe naragurutse wangu. Uragiye uraye Netherlands, uraye Amsterdam. I was in Amsterdam. Uraho muri Norway. You go to the mu bitabo urasangamo umuntu witwa Malonga Pacific. I was not yet a professor there. Urasanga we n'irindi zina nakizemo nagiye nyahinduramo, but you see my photograph, I was a young man. Nanga ibiganiro muri Norway at the university. Urambwira muri America weya aho nazi nihe mfite bikwereka hari bibenyegerekere cyajya University of Louisiana wajya we I was there. Urambwira iki wowe, urambishye iki? Turabwira journalism ngo umunyamakuru well urambwira ngo wabanye nana abasaza bari James bamwandika Rit James chabe those are all the professors fine, ariko kuba uri mukuru kuri je ntabwo mu myaka ntabwo bivuga ko no. Nibyo nibwiraga umugabo nagiye kwinywera inzoga hari ngiye gusengerera abana hari hantu bita mu Gihoromani, mu Gahoromani
ngenda masanga umusaza w'imyaka 83 aha barambwira ngo uyu ni inararibonye ndamwese muzehe yitwa nene yarambwiye ngo yitwa kaki wavukiye ati hano wavukiye aha ukurira aha urongorera aha ngo yari yarize kugeza mu mwaka wa 3 wa primaire araharongorera nyine arahaba arahatuye n'ubu aracyahari washobora kuba yarapfuye kuko hashize imyaka mike ntagerayo yajyaga ugiye kureba witwaga Kayumba Kazimiri twagiye gushyingura y'inyuma utamwitiranya na Kayumba Christopher Dr Kayumba Christopher nawe ni umunyeshuri wanjye nawe ndabuzi bakayumba rero nzi nibeje ari Christopher umunyeshuri wanjye senior journalist absolutely shima yake Kayumba Kazimiri marehemu mwala mujaliye mwala mulazi anapema peboni hari generali Kayumba Nyamwasa. Don't you remember this man? Wherever he may be. Actually, he remembers me. Absolutely. Kuko ushakumbaza uti kwa generali se bamuzanye ba generali zese ndibanga generali ntazi ninde sa oh yes warasha kukubwira ati mwarimu yes I know you kimwe no mukindi yohera n'igituma je mvuga bikagenda neza ahangaho ubona kubwira aba generali 10 ntabwo ari nkubwira ariko we General Kayumba ntabwo uzi General Kabarebe ntabwo uri General Bagabo ntabwo uzi General Mubaraka ntabwo uzi General Nyamwasa bambe Nyamvumba ntabwo yewe n'abakiri batoya ntabwo uzi General Kanyamahanga bamwe n'abazi abatoya none se ubwo you go and ask them cyangwa ask me hamwe bajya birata ngo ngoriya ngo wigize ngo yize amategeko ngo yitwa Evode ariko Evode uramuziza iki Evode ndabizi hari amanyanga yagiye agira arana yazira after all Evode yabaye i Burayi rwose akajya avuga ibyo yize koko akabishyira no mu bikorwa rimwe yigeze no kunsetsa n'uwitwa uyu wiyamamaje kuba perezida byanaciyemo ateretse kandidatire witwa Habineza rimwe aramubwira atari ko Habineza I was there Bichana munyamakuru atari ko nkubwire Frank Habineza Frank Habineza ndati waje hano kuza hano muri iki kiganiro utariza amategeko ni nko kwiyahura mujya ni documentation murabisangamo Habineza nk'usuhereweho gatoya ndavuga ni Habineza ubutaha nujyayo ujye ujyana na Maronga agufashe agutabare kuko jya nari guhita mbwira Evode nari kumbwira ariko Evode wowe kuba wariza amategeko hano nawe ni nko kwiyahura kunsubiza gutyo kuko nigiye ushyiraho ayo mategeko yes uko hari laws made in court amategeko abangabo hari nibyo bita precedents hari laws made in parliament nacyo kintu abantu batajya bamenya neza bamwe muri abangaba bose twavuze igihugu ugendeye kuri principe uri mwana yitwa Jonathan ugenze ati va muri principe ijya muri pratique muri principe umugabo witwa Montesquieu baba filozofe bakomeye bakera yashyizemo ubutegetsi bw'uburyo butatu hari ibyo bita l'executif ubona amabanga nyine ubutegetsi hari icyo bita le legislatif hari icyo bita amategeko habakabaho n'icyo bita le judiciaire judiciary none wakiyongeraho n'iki gice kiriho kiza cyitwa itangazamakuru burya nabwo ubutegetsi bwa kane ariko biterwa naho buri saha ari hose hariho n'abaribo nabo bana abaribo kuko hari ahantu gusa itangazamakuru tangaza ariko people ignore hari n'abanyamakuru bwabo mu banyamakuru harimo abibigoryi harimo abibihone harimo abibicucu ariko harimo n'abanyamakuru safi kabisa abanyamakuru bafite ireme bafite ibigwi bafite ibikorwa bifatika
bafite ubuzima bufatika bafite izina rifatika atagwirirana ugiyemo hariya hari n'abo ndeba nkavuga ngo ariko wa mwana we ntabwo ngusaba imbabazi ngo ngumbabarire nkawe menye ko uri umunyamakuru ari uko ubimbwiye yego ariko nari ntarakubona cyane nari menye ko uri umunyamakuru hari uko mbonye ufite imikoro ariko si izina ryawe n'indi urizi hano ugiye kwiyamamaza nk'abajya kwiyamamaza ngo ugewe ngo nitwa kanaka ugiye kwiyamamaza kuba perezida nka Kagame Paul reka nguhe urugero rw'aba bakandida batatu aba arirwo ndangirizaho ayo uru rutonde rwasohotse rw'agateganyo rw'agateganyo abakandida batatu bo mu Rwanda niryo rivugira ko nibyo bihe turimo turi muri electoral period turi no muri remembering the genocide commemoration iyo ndebye ku matora nk'aya ngaya y'aba batatu kuri urutonde rwasohotse ubundi reka nshaka telefone ya Mbanda mubaze ubaze ufashe nka Mbanda Jean twisangira urwagwa bapana urwagwa biere naguhamagara n'abantu hano babwira ubunamagara nkabye wowe umugabo witwa Paul Kagame ubu mvuga nonaha yego sinzi niba yamaze kugera mu Rwanda ariko ejo ubundi yari ahantu bita muri Korea muri abo bose bavugaga n'abo banyamakuru abazi muri Korea ntibagaheze bagezeyo ariko we ntabwo yagezeyo gusa uwe yagezeyo ahura n'abandi baperezida benshi cyari kibajyanye nabo aricyo kindeba abaperezida 40 n'abangahe bahitamo we n'undi umwe cyangwa babiri gutanga ikiganiro ariko na Univate yari yarabyiteguye yaramutumiye yarabyiteguye izo kwa zaza kugira ngo mu iki impamyabumenyi rwego rw'ikirenga abandi rero ubwo suravuga ikibo ubwo naho ngaho yari yiviriye i Nairobi kwa mugenzi we witwa Ruto nawe ukubutse muri Amerika mu kindi gihugu nacyo cy'igihanganye abo bose bagira cyakenera kubwiye ko mbere n'umuturage nongere nishogore wacane maronga nigishije no mu university barakubwira ati Ruto bakamubaza bati mu myaka 15 ishize ni wowe wa mbere yego ugeze hano muri Amerika guhabwa ibyubahiro beze gutyo wagira icyo uvuga kuri bintu biberi wanyu mu bantu yavuze akavugamo ati Kagame yarambwiye uwo urajya ateje undi twe tuvuga gutya tukajya gutya wowe ko cyuta wabura umunyabwenge ubwenge bwawe budacuramye wowe bakubaza kujya gushaka ngo niba ari kugira gutya wowe ukajya hehe Burutsiro ukabura n'umuntu ukuze yaragiye mu turere dutatu gusa mu turere 30 dufite oya Mbanda we n'umunyamugiye we Mbanda we n'umuvuga mbanje ngo yishe cy'abantu gatatu gusa niba ibyo bavuga ari byo ari umwana witwa nawe nakoze abanyamakuru ndabakunda cyane ubwo nabyo no kubikorana n'umuntu akareba ese koko ni dutatu ko yagiyemo ariko banamureba n'ukuntu avuga n'ibintu yivugira mba mbere bamwese umuntu wese ukagira icyo umuvugaho ntabwo ari kubanenga agenda avuga ibyo mbona nguko ni ibintu rero kuvuga ngo ugiye gupigana nawe birumvikana umugomba kumukurikira ninde se n'uwitwa Habineza kuki nawe ni ibintu bifatika avuga Habineza avuga ati jewe naraje nirwanaho Dr. Habineza nirwanaho nikiraho agapariti kanje kano kukita agapariti nikiraho pariti yanjye yitwa Green arahanyanyaza babyita niko babyita mu Kinyarwanda arahanyanyaza abona biciyemo kuko amategeko yo ntabwo azi Habineza nta nubwo azi Mbanda cyangwa undi oya kere kugiye kuboga amatu law is about legality not about morality va muri morality va muri emotions jya muri rational legal reaction so we are talking about rationality and legality we are not talking about morality no kugezaho Green Party iremewe arongera kataje aragerageje ciciji abona aciyemo yewe azanamo n'undi umwe mu nteko ageramo imandishize nyine ari uko atereka ndebe no muri yikurikiraho ko najyanamo n'undi no mu ntuzo yari yagezemo sikuzi ibyo ko kugeramo byatari n'igitangaza
hari umwana bajya babaza ngo ese professor we kutajya mu nteko cyangwa ngo kutiyamamaza ari umuginga wabajije hano ejo bundi ese ngo kutiyamamaje kuba president ariko abana mwese mwarasaze ngo twizere ko uziyamamaza noneho ngo mu basenateri that's not the objective maronga je ubuzima bwanjye ngaruke kuri cya kinda bari nacyo nsorezaho umuntu wese ajya amenya icyo ashaka mu buzima icyo ashaka kugeraho abeho mu buzima bwe adakopera ubw'abandi kuko ntaho bihuriye kandi agendera ku ndirimbo njya nkomeza kuvuga amahoro atanga amahoro abanzi yiha amahoro ayahe na mugenzi we amahoro ku giti cye cy'umuntu ntabangamire rubanda kuko na rubanda nabo bazira bagomba kuza bayamuhe n'abayamuhe noneho abantu babane bubahana ntawe kwibaza ngo bamwe ni ibicucu ngo abandi ngo ni ingegera abandi ngo ni bikino waca uginga wako Mwenyezi Mungu panapo majaliwa abantu yabo byo babyumva ariko nibagera no mukaga cyane cyane ko bikururiye kirya abandi nibajya kukirya apana cyo kwishaririza abantu panapo majaliwa asanteni sana karibuni tena asanteni